Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabasuhuje bene data bakundwa, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dushimye Imana cyane kitubeshejeho, iduhaye uyu munsi wongere ko yari isanzwe yacu yo kubaho. Iyo tubonye bwije bukongera bugacya dushima Imana, kuko ukuboko kwiza kw'Imana ariko kuba kubikoze. Ndi Odette Kandama muri Saveur Divine. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku kwiyambura hanyuma tukongera tukambara. Ibyo twiyambuye ntabwo ari byo dusubiramo, oya, twiyambura ibibi hanyuma twarangiza tukambara ibyiza. Ngewe nje kuvugana namwe uyu munsi ku kwiyambura ibinyoma hanyuma tukambara ukuri. Dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefesi ibice 5, turasoma umurongo waho wa 25. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ndagira ngo twongereho nanone amagambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice byaho 8, turasoma duhereye ku murongo wa 16 tugeze ku wa 17. Ibyo muzajya mukora nibi: umuntu wese ajya avugana iby'ukuri na mugenzi we, mujye muca imanza zitabera z'amahoro muri mu miharuro yanyu, kandi ntimukagambanirane mu mitima yanyu, ntimukemere indahiro z'ibinyoma zose, kuko ibyo byose ari byo nanga. Imana idufashe kwiyambura ikinyoma hanyuma tukambara ukuri. Aya magambo Paulo yayandikiye Abaefeso yari yababwiye byinshi haruguru tudashaka gusubiramo, ariko ageze kuri uyu murongo abahugurira kwiyambura ibinyoma. Hejuru yarabanje arababwira ngo mwiyambure umuntu wa kera, ngo uwo muntu wa kera ngo aheneberezwa no kwifuza, ngo gushukana. Arababwira ngo mwiyambure umuntu wa kera. Umuntu wa kera ni umuntu wa kamere, ni umuntu w'ibyaha. Arababwira ngo mwiyambure umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Arababwira ngo nimumara kwiyambura uwo muntu wa kera, mwambare umushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri. Imana ishimwe. Turimo turiyambura ibibi kugira ngo twambare ibyiza. Ubundi hambara umuntu wari wambaye ubusa. Nasomye igitabo cy'ibyahishuwe ibice 3, ngira ngo ni umurongo wa 18, aho Yesu yatumaga ku itorero, ngira ngo ni rya Laodikiya. Hari umurongo uvuga aho ngaho, harimo interuro ivuga muri uwo murongo wa 18, havuga ngo nukungureho umwenda wera kugira ngo uhishe isoni z'ubwambure. Hambara umuntu wari wambaye ubusa, utari ufite icyo yari yambaye, hanyuma akambara. Noneho rero turimo turavuga ngo ibyo umuntu yari yambaye bibi bidafite umumaro nabyo cyangwa byo gukiranirwa, tubyiyambure twambara ibyiza. Kwambara ibyo gukiranuka, twambura ibyo gukiranirwa, twambara ibyo gukiranuka. Reka ngaruke ne kujya muri byinshi, mvuge hahandi nashatse kuvuga ko twiyambura ibinyoma, umuntu wese akavugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Kwiyambura ikinyoma. Bene data, ikinyoma cyahawe intebe, kubeshya abantu nta kintu bibabwiye.
ngira ngo iwacu tugira n'umunsi ngo wo kubeshya. Sinzi niba abantu bakibikora, kera twayaga tubikora tutazi ibyo ari byo, turi bato, turi abana tutari twakizwa, ngo ni umunsi wo kubeshya. Kandi ko kukabeshya umuntu ngo kana karamushaka akagenda ibirometero nka bingahe, arangiza bakamubwira ati ntabwo nagushakaga agezeyo, ese bite nikana kubimbwiye, gatebwa ni itariki yo kubeshya. Ariko iyo tariki yo kubeshya koko, kubeshya ko ari ikinyoma kikaba ari icyaha, bene da, nukuri umuntu wese yiyambura ibinyoma. Kwaba ari ugukina, bwaba ari urwenya, Bibiliya iratubwiye ngo twiyambure ikinyoma. Bibiliya igitubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 8 umurongo wa 44, hatubwira ko Satani ari we se w'ibinyoma. Niba ari se w'ibinyoma, buriya ni na se w'abanyabinyoma. Satani ni we se w'ibinyoma n'abanyabinyoma. Imana iturinde ibinyoma mu izina rya Yesu. Imana idufashe twiyambura ikinyoma n'igisa nacyo. Kubeshya ntacyo bitwaye, abantu ntacyo bibabwiye, abandi barakubwira bati buri ukuri kose ntabwo ari ngombwa kukuvuga, ariko ntabwo ijambo ry'Imana ariko rivuga. Abandi bakakubwira ati buri iyo ubeshye wikiza nta kibazo, ntacyo bitwaye, ariko kubeshya ni ukubeshya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we. Kubera iki? Ngo turi ingingo za bagenzi bacu. Imana idufashe. Hanyuma Imana ishaka kubwira abayisiraheli, ibivugira muri uyu muhanuzi witwa Zekariya. Iramubwira ngo umva wowe Zekariya n'abayisiraheli mwese icyo muzajya mukora, uko bwije n'uko bukeye muzajya mubigenza gutya. Ibyo muzajya mukora nibi, umuntu wese ajya avugana iby'ukuri na mugenzi we. Aho mwaba muri hose, umuntu wese ajya avugana ukuri na mugenzi we. Muri mu miharuro y'iwanyu muvugane ukuri. Arababwira ngo indahiro z'ibinyoma zose mujye muzirinda, ngo kuko ibyo byose ari byo nanga. Bene da, Imana yanga ikinyoma, kandi ikinyoma ntabwo ari cyiza. Ikinyoma kiratanya. Uzi ko ikinyoma gitanya inshuti, ikinyoma gitanya abavandimwe. Hariho abantu benshi batandukanye kubera ikinyoma. Imana dufashe. Ikinyoma gisenya ingo, ikinyoma gisenya imiryango. Hariho imiryango itari mike yatandukanye kubera kutabwizanya ukuri, kubera kumwe yabeshya undi, bagatandukana kubera ikinyoma. Imana nidufashe, Imana niturengera. Imana yabwiye abisiraheli ngo mujye mwirinda ibinyoma, mwirinde indahiro z'ibinyoma. Aho muzaba muri hose, noneho mwishyire mu mwanya wabo bisiraheli. Wowe wumvise aya magambo, niwe mwisiraheli wa none Imana iri kubwira ngo wirinde ikinyoma aho uri hose, haba mu muharuro w'iwanyu, haba mu rugo nta muntu ukureba, haba hagati mu muryango, muvugane ukuri. Aho ukorera uvuga ukuri. Imana idufashe. Ukuri ni iki bene data? Ukuri, Paulo yabwiye abayefeso mu bice 6 umurongo wa 14, arababwira ngo mukenyere ukuri. Nimwe mu ntwaro z'Imana. Arababwira ngo mukenyere ukuri nk'umukandara. Bene da, uzi kuntu umugabo wambaye ipantaro agatebezamo ishati, yarangiza agashyiraho umukandara, uzi ukuntu aba yarimbye, uzi ukuntu aba aberewe. Abantu bakurebye wambaye umukandara, watebeje ipantaro, watebeje ishati mu ipantaro, babona warimbye. Ariko byaba bibabaje ugaragaye ko warimbye wambaye uwo mukandara byiza, Imana yakureba muri wowe imbere igasanga umuntu w'imbere nta kuri yambaye. Inyuma twambara ibigaragara, ariko Imana hireba irashaka ko naho tuhambara, irashaka ukuri. Paulo rero yagereranije ukuri n'umukandara, aravuga ngo mukenyere ukuri nk'umukandara. Imana idufashe. Ariko Yesu we, umva ukuntu yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yesu yaravuze ngo ninjye kuri, aho yavugaga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Uku kuri ni Yesu. Haleluya. Iyo ufite ukuri muri wowe uba ufite Yesu. Iyo wambaye ukuri uba wambaye Yesu. Umva nkubwire, umva uko Paulo nanone yabwiye abaroma mu bice 13.
mu bice 13 by'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma umurongo wa 14 haravuga ngo mwambare umwami Yesu Kristo kwa kuri. Imana nidufashe twambare Kristo nk'umwambaro kuko niwe kuri. Ikinyoma tukirinde, twirinde ibinyoma. Ikinyoma ni kibi, nababwiye ngo kiratanya inshuti, kigatanya imiryango, ariko hari ikindi ntababwiye. Ikinyoma kiricisha. Uzasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uzasanga nk'inkuru y'umugabo bita Ananiya na Safira bapfuye bazize ikinyoma uko babeshye. Imana nidufashe, Imana nigushyigikire. Wowe unyumvise muri uyu mwanya, wiyambure ikinyoma n'ibijyana nacyo, kuko Imana iracyanga, hanyuma wambare ukuri. Kandi uko kuri twabonye yuko ari Kristo, nurangiza uraba wambaye Kristo nk'umwambaro. Imana nigushyigikire. Icyo umuntu yambaye nicyo abantu babona. Ni wambara Kristo nk'umwambaro ari we kuri, abantu bose bazabona Kristo muri wowe nubwo waba utavuze. Imana nibaho umugisha, nibashyigikire, mwiyambura ibinyoma, hanyuma mwambara ukuri ariko Kristo umwana w'Imana.